twongeye kubaha ikaze kuri studio za Radio Edo Comedy. Tukiri aho twari tugeze mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kazo, hano Murinja, ku mashuri neza tuhafatiye umujura wibye ihene. Dore bari kuyimuzirikaho ariko urabona ko ayijya aka kanya. Yaranciye ariko twahise tumugarura ukuntu. Dore murabona ukuntu bimeze. Reka natwe tubereke uburyo yayibye n'uburyo biteye. Nkatwe nk'abanyamakuru twahise tuhagera. Reka tubereke. Karebe hano. Reba hano vuba. Murugo ne murugo ne wanyu ne tundu watuta tundu tuzina uko nakase mukayirumwe y'abaranye rukanganye uyirye abafashe namwateze nigiye maze inyuma bayita mukibundi n'umuguri ihene no bayinyambitse ko babanze buje mu buryo bayinyambitse mu bice kwabo bitandukanye yimba ahantu mwana bana kukubise n'ibindi reka turebe aho ngaha wikubise ku giti murareba uburyo bayimuziritseho. Murebe abandi bose ko wana yambara pe yambara ugende rwose kabucece wana yambara ugende kabucece rwose ubujura burakaze muri iyi minsi. Bavuga ko ubujura muri iyi minsi bukaze. Murabibona ko abajura baturembeje hano. Dore murebe ukuntu bagiye kuyimushoreza bayimuziritse. Murebe dore yavuze ko bamukubise inkoni nyinshi cyane, ariko dore ukuntu bagiye kumujyana ku kagari. Turabakunda rero. Ni Edo Comedy. Kora subscribe tujye tubana buri munsi. Ndabakunda cyane.